wowe ubona ndamba muri iki gitondo mbyuka ndo kizapfa ubuse reka fiya yondi gusenga ndabona ndi guhamba imbwa kandi reka ngubwire nuhamba imbwa baramuhemba yego muri imbwa nigwa ku gipangu cy'imbere wa cyangwa ipusi yego ukabona udafite ubushobozi bwo kuyihakurira nda nubwo wapfa kuyihakura nugushaka abantu bakaza kuyihakura babyumvise rero iyo turi gusenga ndio tuba turi guhamba imbwa kuko nuhamba imbwa baramuhemba ugamba arahagaze byamusinzira wiseguza amaboko y'Uwiteka niwe ujambo ngo ni utanga amahoro abantu bakajyamagira ute bagasinza haleluya niwe tasivo niwe uje guhangana n'urugamba wahanganaga narwo urugamba ruvuye mu maboko yawe Uwiteka nugiye kururwana warurwanishaga umubiri ukarurwanisha amafaranga ukarurwanisha amagambo ayo magambo cyayareke uje kuhangana n'urwo rugamba rahari ubonye umuterangunga witwa Yesu ni urwana urugamba ndarutsindwe ni uhagurukira umujyango ukabona amahoro datarambwiye ngo Yes, nguhaye ikaze na karibu kuri Derifins TV. Amahoro y'Imana nabane nawe, reka nizere ko umeze neza aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Imvura y'imigisha ni gusesekareho. Ngiye wumva rero ni fiakre nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero natembere, uyu munsi nasanzwe tsindagira mu bisambu, sinzi ngahantu niyo ari karaza kuhatubwira. Namusanze kugira ngo ko bwije nuko bukeye n'umuntu uvuga Imana, nahamusanze kugira ngo twongere tuyivuge. Musanzwe mumenyereye muri bya bitwenge bye, dore ko muri iminsi namwongereye akazina bitwenge. Uyu munsi nongeye namugaruye. Sindagire Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Komera cyane. Ndakomeye. Haryo ubundi twaherukanaga ryari? Dirukana tariki ebyiri. Harya? Ni ebyiri ni ya mbere. Ubwo niba ari ku ya mbere niba ari ku ya mbere tsindagira. Bagira ngo numve ko nawe uri kubyibuka. Urumva runcarinjinze. None komera cyane. Ndakomeye. Uyu munsi none nanagusanze wambwiye ngo duhurireho ni he? Ni muri Cuma, ni mu murenge wa Cuve. Ariko ahantu ko hakunda. None se ko navuga ngo none ubwo ari Imbavu mbakunda nyine. Ege ndimo ndambagira no ground be handi mara n'imfungurira amarembo ndebandu nzagura ikibanza hagezweho. Kada. Mara wifitiye icyizere. Kwizera kurarema buriya bamfite amakuru bakamenya ngo mara ibibanza ngo biri kuri teri ngabo ariko uwakigirira icyizere akabyuka akagenda agatambagira ko nabamenya kejo ko bujo buramuka bwitwejo kamenya tere nziza hiri buri hana ibi ni ibibanza kada nubwo ubona abahinzi ibi ni ibibanza ahantu uri kuhakonda muri iyi minsi ubwo ari yerekwa mfite ari yerekwa mfite sindagira ndagira ngo twihuse cyane kuri yangeso abantu bakuzeho sibyo yengeso si kandi yengeso si none uyoboye yengeso abantu bakuzeho yo gusenga sibandi ingeso Mbese ntabwo uzi ko ingeso ari ibintu biranga umuntu. Cyuvuga ngo kuri bya bintu byiza abantu bakuziho. Icyambere sindagiye ntabwo navuze ingeso mbi. Yangeso abantu bakuziho kuko nta muntu ukuzi mu ngeso mbi. Sibyo? Kandi iyo ngeso nta yindi ni ugusenga, kuvuga ubutumwa no guhanura ibyo Imana yagushyize ku mutima ubwira ubwoko bwayo nta bindi. Rero iyo ngeso abantu bakuziho. Ariko ubundi murimo nasanze Rwanda baca umugani bavuga ngo umurimo umuntu akora ni umwica kandi umurimo umuntu akora ni umuranga nta amenyekaniraho. Yego rero nabo banzi muri izo ubwo ndacyo tubivuge gutyo aho bivuga ngo wa murimo abantu bakuziho yangeso yangeso abantu bakuziho ndatambaga kandi mfite kandi tuzaturana reka da. Nese nanjye ugiye kunyaturira amahanga mbabona ikibanza. Uzi ngo ni habi?
oya ntabwo ari habi ibyo ndabivuze uzi iki gicerekezo nicayemo amayira ko mvitanga abandi bazatoma bazubatse mu maetaje reka da aha ufite ikibanza hano wese ubu ngubu ari muri cerekezo cyo kuzatura n'abubatse amaetaje reka da niyo waba we utayubatse ariko abagukikije bazaba bazubatse iyo uvuga ati nugera ku ka etaje uhita ukataho none buriya ari igihe uturahanduka umuntu agafata etaje gatatu agashiraho irangira isuku avuga ngo nugera kuri ka etaje kageretse kuri ya etaje geretse gatatu aho niho nduye kwa runaka buriya umarimo umukiro uzahitirirwa cyane hari umukiri Imana iri gutegura abe ngewe cyangwa wowe buriya ngano ureba avuga ngo uje kureba ahantu hitwa ubaze kwatsindagira usenga iyo umumotari afashe moto avuga ngo ubarize kwatsi kuri patiri bitatsindagira wa wundi usenga ubwo aho ngaho uriyenjura gutabavuga ngo kuri ya etaje y'umunyamasengesho yego igeretse gatatu tangaze kuri wa munyamakuru witwa Fiyaki yashize ubaze kwa Fiyaki kuri etaje igeretse kabiri yego waturiko nawe uzakuzagereka gatatu bandi byumve erego kibura rero ntago urabyakira kuba waramutse uracafite amahirwe yo kubakuruta rega ari ibintu bitabyapfuka muri repere bizi gukora kugira neza ubu guca ndambagiye hari wagira yerekwa agavuga ati tsinagi handi waruri ngize yerekwa genda utambagira umpamagare ngoreza amafaranga wishuri wowe ubona ndamba muri iki gitondo mbyuka ndoke zapfa ubuse rega fiya yo ndi gusenga ndabona ndi guhamba imbwa kandi reka ngubwire nuhamba imbwa baramuhemba yego muri imbwa nigwa ku gipangu cy'imbere wa cyangwa ipusi yego ukabona udafite ubushobozi bwo kuyihakurira nda nubwo wapfa kuyihakura nugushaka abantu bakaza kuyihakura babyumvise rero iyo turi gusenga ndio turi guhamba imbwa kuko nuhamba imbwa baramuhemba ahubwo mu minsi yashize yego n'ubundi kuri iyo tariki ya mbere hari ahantu twahurira uri kuvuga ngo ugiye kureba inzu ngo uvuye kureba inzu sinibuka ukuntu wabimbwiyemo ariko wari uvuye kureba inzu ngo uvuye gutambagira inzu ngo arya baguciye miliyoni zingahe 35 urangije uhita uvuga ati iyi nzu ngombe nyisengere kandi ngombe nzayibemo cyangwa ni ntayibona nzabona indi nkayo cyangwa muri isumbuyewe erega bura kwizera kurarimo burica ireba umugabo witwa Aburahamu wamaze kubona umwana akamuzamura ku musozi witwa Moriya yego avuga ngo ngiye kumutangamo igitambo uribaza ngo Aburahamu ndiyari afite kwizera ko ririya vurira avamo Isaka ariko hageze kuko yari afite kwizera Uwiteka abonye umutima wa Aburahamu kunda azamukanye umwana Isaka afite kwizera arangije ageze kuri uyu musozi ngakikura ingota ngagiye gutera Isaka ngije wabyanga Aburahamu we ngo kwizera kwawe nakubonye irambya ngo isenguruka ureba hirya ngo Aburahamu akubise amaso yajya ngabona indama muki mu mufatawe ngo Uwiteka ambya ngo nshingiye kwizera kwawe ufite kuba wafashe uyu mwana ukamuzamura ku musozi ngiri indama mu mufatawe kwizera kwa Aburahamu niko kwatumije irandamba iboneka yego kandi uribaza ngo Aburahamu aje guhaguruka mu rugo Esafiya uzi ngo Aburahamu aje guhaguruka yabwiye umugore we kurangana mutanzami agiye kutamba igitambo umugore yagomba kubye niyo waba ufite abana benshi ukagira abana wabuze ibyo ugaburira ukagira abana bari kurara muri kanivu ndago wafata umwana ngo uzenga umuzamuye kumuguriye kumutangamo igitabo cyangwa ugiye kumuyicira yego uribuka biri tubwira iki iratubwira ngo Aburahamu ngageze mu nzira hagati ari kumwe n'abaje n'abagaragu ngabagaragu amaze ngo databuja koko tuja bagiriye kwamenya ko Aburahamu agiye gutamba igitambo amaze ngo databuja ko tujanye nguri muri igitambo kiriye arababwira ngo igitambo Uwiteka ni ubwishakire ngageze hagati ngamenya ko nagira ku musozi aba bagaragu bari burwane nawe cyaba gafata telefone akamuganye cyababwira ngo nimwe musigaye aho ngaho ara nuja mu masengesho ukabona abantu bamufitangije kwiza wisengana nabo bareke yego kuko abantu nusengana nawe ndakwizera bafite bazagusubiza inyuma ahubwo wowe bashaka imbaraga kundu biyambura aba bantu basige musi y'umusozi yego Aburahamu rabo yasize musi y'umusozi abwira abaje n'agatira ababwira ngo musigari ngo umwana nabageze imbere ababwira ngo papa
ko mbona tujanye ingwino muri gitambo cye ntabwo atuye umwana nimuga ko ngiye kumutamba yaramaze kugenda yari umwana umaze kuba agasore ageze mu myaka 18 umwana w'urugimbi aravuga ati nimuga ko ngiye kumutamba turagura avuga ngo igiye Uwiteka ari bwishakire yiki y'igitambo ndashaka ngo nanjye mfite kwizera fiya mfite kwizera Imana izambuza ndimo ndasengera igikona kizaza nyiruka umuntu ngurira inzu oya nibyo tsindagiye no ndagira ngo nkwakire mu ijambo ry'Imana ariko nyine bya bindi nahoze mvuga yanjye tumaze dusenge yanjye so yawe karibu mwisengesha bura kwizera kuko tumaze kugendana gihe kinini ndabona giye kuzagira kwizera uzahita upima inzu ndahari umufundi yende nyikobokera amavi Tsindagiye no gukora birajyana wa muntu birajyana nyine ega baraka ngubwire udafite kwizera amafaranga ufite kuri konti uyamarira mu guhaha ndupange business yego kwambi kubwiye bamfite kwizera kandi mfite ubizava Imana igumugisha reka dusenge kuko ibi byose twifuza fiya Yesu afite ubutunzi yego kandi Yesu nugomba kutumara ibyifuzo byacu rero reka dushima Imana abandi badukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda badukurikiye mu gihugu cyo hanze twe bwakeye twumva biremeye ubu ngo bari abajyamye bari mu gihugu byo hacu hanze ubu nabo bazadukurikira ngo dusenge Imana data bongerera iminsi yo kubaho nabo data bakangarira ibyabahangara babyuka ari bazima yego haka gaswa tugafite n'utu twege nuko tuba twabyutse bikemera no kuri mikrofone banyifite ni Yesu wabigize mu ruhari cyane none si utabyuka ubuyifasha Yesu wabigize mu ruhari oya ari nababyutse aya mahirwe batafite gukora kuri mikrofone subiza ngo abantu bose niko bafite ayo mahirwe oya ntago ariko bayafite betse gore muri amwe ariko Mana we ngimana ngicambe kazagira ngo ngana abayase gute ati yuvuga y'urubwiriza ndafashwa iyo guhanura ndafashwa ati nawe ufashe mikrofone ngavuga ndi Mana nanjye nzagira ku ndambwe yatsindagira ngabya biva guse rero niyo mpamvu ngo no kubanyifashe nundi mugisha kuko ubara bari kubisenga ati Mana nanjye wazanshira kuri kamera Mana nanjye wazamba umwuko w'ingwano Mana wazamba amavuta y'igikundo niyo nagira kuri kamera ngavuga umuntu utagumwe gusa akana ko rero nagaciro Imana iba yaduhaye oya ni ntago ari ubwenge ntabwo ari amashuri data yandikiye ahubwo ni data wo mu ijuru amen ubikora kamya ngo umwana wanje nzabana nawe Tsindagiye dusenge Mana yacu Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa yego ndagushimye muri aya masaha wabanye natwe mu izina ryawe Yesu Kristo uri umukozi w'umuhanga wandindiye umuryango uturindira igihugu uturindira abavandimwe uturindira abashumba badushumbye twabwa icubahiro uturinda latosi efo abakozi babangura barinda abashoferi barinda abamotarura barinda abanyonzura barinda narakubwiye ngo Uwiteka ukurinda umupayiroti utwara indege nukunarinda umupayiroti utwara imodoka uri Imana y'amahoro uri Imana idahinduka ukurinda umubyeyi wabyaye nikunarinda ugitwite nikurinda umupapa nikunarinda urubyiruko rutari rwashaka urugo ahabwa icubahiro ndagushimye ko kuri Imana yo kwizerwa wabanye natwe mu bicuku bya nijoro wabanye natwe mu mayira uturinda gusitara mu mayira tugera muri isambu turimo twicayemo turi bazima fiyace wamurinze ng'umunyamakuru duhorana amanwa na nijoro niko warinze abanyamakuru bagenzi ba mu izina ryawe Yesu Kristo nyemerera ndi kuri iyi kamera ubane nanje kandi ungomereza amaboko mu izina ryawe Yesu Kristo wumve gusenga kwacu ubu butembera ubuduhere mu mugisha abadukurikiye ubaha umugisha abarwayi ubakirire neza ubakize ubakure ku gisasiro mu izina ryawe Yesu Kristo habye icyubahiro kuko uri umwami wo kwizerwa sinabura kukubwira ngo hari abari ku kazi ubarindire ku kazi sinakubwira abari mu mashuri ubarinde latosi efu uyu mubyeyi uri hanze urukuririra umuryango we umukomereza amaboko abana bo bakomereza amaboko byangombwa bari gusaba ibahe mu izina rya Yesu Kristo habye icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga bane nanjye muri minota ngiye kumara kuri kamera kandi ungomereza amaboko bamagaye amavuta y'igikundiro bamagaye umuco wayo ngo umurikire bamagaye inyenyeri ngibane nanjye muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Uwiteka adukomereza amaboko Imana y'amahoro ibane natwe iyi tariki ya 4 ndakwifuriza ubutabazi buturutse mu ijuru ndakwifuriza gutabarwa n'Imana muri uku kwezi yego
ndavuga ngo ibitarakumviye data tegeke bimwumvire azana ibisubizo byawe ku buzima bwawe. Ndavuga ngo iyera idapfa yongera izane andi mahirwe mashasha ku buzima bwawe. Amahirwe yawe umaze iminsi uyashakisha ndi wayashikira, ariko mbamagaye ngo data gushorera gubuza n'umugisha wawe. Umaze iminsi ukabakaba n'ibyo ukabakabye ndi ubifateho. Ndavuga ngo Uwiteka akanguke azana igisubizo kizima ku buzima bwawe. Ndagira ngo ngubwire ngo ya yindi yasanze Petero na Yohana baraye ijoro barobye, ariko buca ndaco bafasha. Amafi gari gasuzuguye Petero na Yohana barayahamagara amafi yabumvira, ngariko yasageze kuri iyi ngombe latosi efo afata ubwato bw'aba bagabo kuko bari bacamangiwe, bari bumiriwe ahangaha bishwa n'inzara, imbeho yabakubise ndaco bafasha. Yesu afata ubwato bwabo abwambukamo. Abagabo bitegereza Yesu kuko nda jambo bari bagifite, nawe barangije Yesu ngageze hakurya, abagabo barabitegereza abagirira imbabazi. Aragaruka agira nabikiganiro, abitegereje abona bafite indimba n'umbabaro ku mutima. Ndashango Yesu agaruke ku buzima bwawe, yongera kwitegereza. Mupapa Yesu yongera agaruke akwitegereza. Mubyeyi Yesu yongera agaruke akwitegereze. Wa mukobwa uri gupfisha ubukwe Yesu yongera agaruka akwitegereza. Wa musore uri gushaka akazu kakabura Yesu yongera agaruka akwitegereza. Nakwitegereza kurebana amaso y'imbabazi akugirira impuhwe. Kuko ageze kuri iyi nyanja amgeze hakurya yasubije amaso inyuma, amenya ko abagabo Petero na Yohana tarabarinzi bicikirwa, amenya yuko ari abahashe. Icyamba Yesu agakwitegereza akamenya yuko uri umuhashe ko wabuza uhahira. Cyamba Yesu akanyitegereza ngetsindagira akareba yuko ndi umuhashe, ariko ko nabuza aho mbaye, arangije aragaruka asubira inyuma asanga Petero na Yohana baraye ijoro. Arababwira ngo mbi ndebye umubabaro mufite, ndebye agahinda mufite, nimwongere murobe. Ndagira ngo Yesu muri uku kwezi kwa 9 kurangiye wararobye biranga, urashakisha biranga, ushakisha inzira zose wabonamo igisubizo biranga, ariko ndagira ngo Yesu akureba n'amaso y'imbabazi aya masaha nona Yesu ategeke urobe. Washatse akazi nuko Yesu atari yategeka, washatse urubyaro urarubura Yesu agiye gutegeka wonge usame. Ugiye gutegeka inda yawe isibuke usame. Abaganga barakubwiye ngo ndacyerekezo cyo kubyara gihari, ariko Yesu asubije amaso inyuma akurebanya amaso y'imbabazi. Ugiye gusama wa mubyeyi we, ugiye gusama we ungurikiye. Yesu agiye gutegeka, abaganga baravuze ariko ibyo bakubwiye biranga. Yesu agiye gusama. Wa mukobwa Yesu agiye gutegeka ubukwe bwawe bwapfuye, agiye kubusura, agiye gutegeka kuko yageze kuri iyi nyanja amaze gutegeka amafi garamwumva, garamwitaba. Abwira Petero ngo amafi ganyumviye nimusubize, mwongere mujugunye inshundura, mwongere murobe. Ngo bashugije minshundura baramwumvira. Petero ngo databuja aca bugufi, arangije arapfukama arubarara, avango databuja kuva ari we ubivuze, reka twongere turobe. Icyamba mukumva imvugo y'Imana, mwamara kumva mukanumvira. Aba bagabo bumviye imvugo barumvishe, banarangije barumvira, barongera bararoba kumano. Kandi muri iki gihugu itegeko ndarugomba kuja mu maso ngarobe kumano, ariko kuva ari Yesu wari ubivuze n'abarinzi barahigamiye. Bumvira Yesu, abagabo barongera baragira uti bararoba. Ndafashijwe muri iki gitondo. Amen. Kuki byanze kunyumvira bigiye kumvira Yesu bive mu nzira ndambuki. Waravuze umurozi yanga kuva ku buzima bwawe, murashwana ku musozi, abantu bamenya ko ari umurozi, ariko ntiyanga kurekura urubyaro rwawe. Ariko kuva ari Yesu bivuze, uyu murozi agiye kumva arekura urubyaro rwawe ruje kwiga. Agiye kumva abana bawe bafata ibi byangombwa abarozi baziri, bagiye kubirekura kuko ari Yesu ugize ute ubivuze. Nibyo iyo Yesu avuze nda marangamutima azana ndasandima. Yesu arebye umubabaro umaranye igihe kirekire. Aba bagabo bararobye ngo amafi ngo yumviye Yesu, aya mafi azari menshi. Ngo ubwato burarengerwa, ngo barahamagara ngo abatera ingunga baraza barabakurura. Yesu agiye kugutabara, abantu bagutera ingunga bagufasha. Iyo Yesu agutabaye ndakiro cy'umuceri wahahaga, iyo uhashe umufuka w'umuceri
umva abantu baraza haleluya abakandi bakubwira ngo mabuja uyu mufuka wawe turawugezaye nuko yasaba yategetse ukaroba umufuka w'umuceri ukaboneka yego ugiye gutabarwa haleluya abakandi bagiye kugufasha kwikorera ibintu by'iwawe yego ndago wowe ufite agatebe kakurubaho ngo umukana kubwira ngo databuja ngo mabuja ngiye ndebe turayikwikoreza ariko yuguze ifute yo kwegamira barakubwira ngo iyi ndebe turayikugereza mabuja databuja turayikugereza nuko yesaba yategetse erega hari ibimenyetso byo gutabarirwamo ndibiba ubikiri mu ibanga Yesu agiye kugutabara ibintu bigiye kuva mu ibanga bishe kumugaragaro kuko abagabo bakimara kuroba amafika kiboneka bararembuje abantu hakurya baraza barabafasha wa mukobwa ugiye kugira ubukwe abantu bagutwerera imodoka bari bazi yuko ndacerekeza erega humura ndago imodoka zaparika batari bagukorera umuhanda Yesu agiye gutegeka bakora umuhanda imodoka zizaparika agiye kuboneka amakuru aya ni amakuru parking zipariki bani ngo ni parking yego aya ni amakuru atari ivumbi ni amakuru afatika Imbavu Yesu yagukereje yakuremeraga abaterangunga yakuremeraga abantu bazakuvugira ijambo yakuremeraga uzakubera pare ndago wa musore wari ufite wakubera pare ariko kuko Yesu ategetse akuzaniye pare mu izina akuzaniye kukuvugira ijambo kwa nyoko bukwe mu izina rya Yesu yego fiya ndafashijwe muri iki gito ahandi hari amavuta reka tuje mu ijambo ry'Imana ukuzi igihari ibihari hantu hari amavuta kandi ndumva ibintu birimo bibohoka ndumva abantu badukurikiye imigozi igenda icika imigozi yari bashaba abana banyu imigozi iri gucika imigozi yari bashakazi kawe imigozi iri gucika imigozi yari bashasheri wawe imigozi iri gucika yego iri gucika ugiye gutabara ugiye gukora ubukwe butunguranye ugiye kubona akazi gatunguranye nukuri kwiyambamagaye ugiye gutura mu nzu itunguranye nukuri kumva ugiye kubona umukiriye w'ibyawa byari byaburiye abakiriye nibyo rwose ugiye kubona umukiriye nshingiye amavuta mbagazemo ahantu ni pare seconde ugiye gutabarwa yego abana barabirukanye mu shuri ariko hababonye igikona cyitwa umuntu kije kubarihira Minerval ndaga abana bakicirukanwe kuko Yesu arategetse yego kandi azanye umuntu uzi kumva uyu muntu Yesu ategetse agiye kumva anumvire ahita akora ibyo Imana imubwiye abahuye nabo wahuye nabo bumviye ijwi bararisuzugura niyo Mbavu ugiheza mu butayu umuntu yavuga ngo nzagura urushoro ariko urushoro kurukura mu kanwa ntiyarukuramo ngo arugwe Yesu agiye kuguza n'umuntu ukeneye kumva akanumvira akuzanira ibyawe agusura gutunguye yego wa mukobwa wahuye n'umusore wumviye ijwi ariko ndiyumvira Imana iguje n'umusore wumviye ijwi ahekeza n'ingwano byihuse yego nibyo bakubwiye akazi ugera ku mubiro nyamara uyu muntu akeneye umukozi ariko ndiyagiriye reko Imana iguhuje n'umuntu ukeneye umukozi ufitiye reko agiye guhita kwakira muri biro mwiza rya Yesu fiya ndafashijwe amen ko naje mbonye ari umuntu uzanye byanje byihuse amen haleluya naje mbonye ari umuntu unzanye ibyanje byihuse naje mbonye ari umuntu ukanza kanyenyeri byihuse yarakerewe ariko noneho agiye kumvira ijwi nonaha yego tagiye ibindi wabyumva bikobyo Farawo atari yarota ndago yigeze yumvirijwe ko Yosefu yamuzaniye inkuru nziza ariko Uwiteka agiye kudukura ku marembo reka dusomere ijambo ritoya ntabwo ari rinini kandi hari ijambo ry'Imana riba rito Imana imbabariye ntarindi pfobeje kandi hari ijambo ry'Imana riba ritoya kuva 14 yego kuva 14 umurongo wa 10 numara kusoma utaruke usoma umurongo wa 13 n'uwa 14 yego tugiye gusoma ijambo ry'Imana ririmo kuva ibice 14 yego kuva ku murongo wa 10 yego murongo wa 10 haranditse ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso Farawo atari yabatuga abantu bari bakirangara yego aba bantu bari bakirangariye mu bucuruzi aba bantu bari bakirangariye mu burashya bari bakirangariye mu bujura ngariko Farawo noneho abatuze yego ngabisirayeli bongera bibuka
iyavuganye nabo Yego. barongera ngo barararama bareba mu ijuru baratumbira. Hari ibintu byari bimaze iminsi bigutuza, ongera upfuka musenge utumbire iyo mu ijuru. Yego. Bubura amaso abanyegiputa bahuruye, bubura amaso abanyegiputa bahuruye, inyuma yabo batinya cyane, abisirayeli baratinya cyane, abisirayeli batakira Uwiteka. Abisirayeli barangije batakambira Uwiteka. Ku murongo wa 13 batakambira ikigeragezo urimo niwe ukiza, niwe uzi Farawo ugutuza, niwe uzi Farawo utuza urugo rwawe, niwe uzi Farawo uri gutuga urucuruzo rwawe. Ndahandi umuturi, ongera urarame utumbire iyo mu ijuru uhendahenda Imana. Niba mu rugo rwawe niwe uzi Farawo ufashe umugabo wawe, wa mugabo niwe uzi Farawo uri kwiruka ku rugo rwawe, niwe uzi Farawo uri kwiruka ku buzima bwawe, ongera urarame utumbire iyo mu ijuru uhendahenda. Yego 14 ni 13. Mose asubiza abantu ati, Mose arangije abonye abantu batuzwe na Farawo, ngo Mose asubiza abantu ati, mwihagararire gusa, mwihagararire gusa. Yego. Mureba agakiza Uwiteka, nawe ureba agakiza uyu munsi Uwiteka agiye kuzana mu rugo rwawe. Yego. Kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi, kuko abanyegiputa wabonye mu kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu, munyegiputa yabaye umunyegiputa ku buzima bwawe. Kwezi kwa gatanu yanga kuvaho, kwa gatandatu yanga kuvaho, ukwa karindwi agumiza kwa muri business zawe, ukwa munana komeza none urugamba. Abanyegiputa barahamagarana baraterana, ukwa 9 baraterana, ari kuva amakuru nguzane kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mutazongera kubabona. Uyu munyegiputa waguteza igihombo, uyu munyegiputa watumaga umwana wawe atiga, uyu munyegiputa watumaga utabona amafaranga yo kuriha ikodi, uyu munyegiputa agiye guceceka nonaha. Ni nonaha. Yego. Ni nonaha ndabwo arejo. Birimwe nonaha. Ugicumva iyi message umunyegiputa agiye guceceka. Uyu munyegiputa yasagiye kumucaha. Uyu muyaga wari uriho ni umunyegiputa. Wacuzaga ndiwunguke n'abanyegiputa bagusatiraga. Kuba utabonaga urubyaro ni umunyegiputa. Ariko nonaha uyu munyegiputa ntabwo arasubira ku buzima bwawe. Uyu munyegiputa reka nguha amakuru. Uyu munyegiputa amaze iminsi akubarira iminsi ngo ntabwo urasoza umwaka. Uyu munyegiputa aracecetse, uyu mwaka urawusoza. Nguzana ubanuza kugira ngo 2025 ugiye kuyirangiza. Uzacera mu mwaka 2026 utarwaye. Ugiye kwinjira mu mwaka 2026 ufite amashimwe. Ugiye kwinjira mu mwaka 2026 abana banari kwiga. Ugiye kwinjira mu mwaka 2026 wa mukobwa ukoze ubukwe. Abanyegiputa bakubwira ngo ntabwo ngo uzakora ubukwe. Imana igiye gukura muri karande. Abanyegiputa wabonaga ntabwo urongera kubabona. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munyegiputa agiye kuvaho. Farawo yigeze abwira Mose, abwira ngo Mose, ngo ubwoko bw'Abisirayeli ndaburekuye, ariko ngo nduzongera kumbona. Farawo arihanurira. Mose abwira ati ndaca ubwoko bumbe. Mose aragenda kandi koko ndago Mose yigeze ko ngakubona umunyegiputa. Abanyegiputa bageze mu nyanja. Uwiteka kura amagare n'amafarawo bari n'amafarashi bari bicayeho. Bose barohama mu nyanja. Byakwirukaga datagiye kubicecekesha, ibyatuba gutabona amahoro. Datagiye kubicecekesha. 14 havuga ngo iki? Dusoza. 14 haranditse ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. No 14 hazanye amakuru afatika arushayo wumvishe mu gitondo kuri Radio Rwanda. Ngo urugamba ndabwo ari urwawe, noneho icara tuze mu biro wari urimo. Wari ufite ubwo kuragambira gukirukanwa mu kazi. Wari ufite ubwo bayuko iyi bangi wakuraga mutarongera kuyikobara kugambanuka kavamo. Iyicarira urugamba ndabwo ari urwawe, dataje kururwana. Abakurwanyaga noneho bagiye kugwa imbere yawe bareba. Yego. Abari bazi ngo urugo rwawe rurasenyutse, uwo munyegiputa yegeyeyo urugamba ndagarukira urwawe. Mama urugamba ndagarukira urwawe. Papa urugamba ndagarukira urwawe. Wa mukobwa urugamba ndagarukira urwawe. Wa musore urugamba ndagarukira urwawe. Uwakurwana urugamba arahageze, arahagaze, byamusinzira wiseguza amaboko y'Uwiteka. Niwe ijambo ryavuga ngo niwe utanga amahoro, abantu bakajya amagira ute bagasinza. Haleluya. Niwe tasivo. Niwe uje guhangana n'urugamba wahanganaga narwo. Urugamba ruvuye mu maboko yawe Uwiteka nugiye kururwana. Warurwanishaga umubiri, ukarurwanisha amafaranga, ukarurwanisha amagambo. Ayo magambo cyayareke uje kuhangana n'urwo rugamba arahari. Ubonye umuterangunga witwa Yesu, ni urwana urugamba ndarutsindwe. Ni uhagurukira umujyango ukabona amahoro. Datarambwiye ngo tuze.
yego urugamba ntago rukiri urwawe nyir'urugamba arabonetse nyir'urugamba ageze ute arabonetse haleluya Yesu nashimwe isahimbaza wabambye urubambo ngo Moridekayi ararumanikwaho no warumanitsweho wari wakubambiye urumambo n'ugiye kurumanikwaho ko nyir'urugamba ageze ute arabonetse ntago bari bazi ko Moridekayi azagira ijambo ariko umwami amaze kubura ibitotsi yuburiye dosiye ndakubwira ngo data yuburiye dosiye ku buzima bwawe dosiye yawe yarafungiranwe dosiye yawe yarubitswe dosiye yawe latosevo dosiye yawe yari ndagaciro ariko nonaha kuko urugamba ubonye ururwana dosiye yawe iruburuwe akazuraga telefone yo mugisha iraguhamagaye ugiye kwakira akazi telefone ifungura amarembo yawe iraguhamagaye ugiye kwakira ugiye guhamagarwa n'abantu b'umumaro ugiye gukora mariage y'umugisha ugiye kubona urugo rw'umugisha ugiye kwishyurirwa ideni ry'umugisha ideni ryari guhangayikije data araremye byaba bitagira agaciro urugamba ugiye gukora operation ku byawe arahari tuza yego rero ijambo fya mwuka ndegetse ngigera ahantu ngo mbwirize ubwoko bwa abantu bese bari bahabye yego babushingiye intambara barimo bari bakutse imitima yego ariko Imana amye umuterego kuko umutima urugamba n'urwo witeka ntabwo urugamba rukirurwanya mujyango wari yahamagaye ngo nikurwanirire witabaza bari hanze y'ibihugu witabaza bari muri Amerika bafite amafaranga bohereza amafaranga ariko urugamba runabura ariko Kristo we uje kururwanya yego mwakire neza ijambo ry'Imana mwakire kubohoka mwakire gutabarwa kuko mbonye abantu benshi uwiteka arwanya indambara ku buzima bwabo mbona abandi baricaye baregamye mbona mu biro warugiye kwirukanwa ku kazi mbona data gushingiye igiti kandi reka ngubwire uwo data yashingiye imbago ndagarengererwa yego ni Imana yakubye akazi kakwicajemo ongera upfuka mu ihendahende uyibwire ngo uwiteka wavuganye naca akazi none Farawo yaranyirutseho ariko kuba urugamba ndaruguhariye narirwaniriye ariko nciye bugufa amaboko yanjye ndayahagaritse amaguru yanjye ahagaze hamwe ngaho urugamba ndaruguhaye ibyo udafite igisubizo biharire Yesu azanye igisubizo mu izina rya Yesu aha dushaka twakwizera kuko Imana irabishoboye njye nizeye dore ijambo riryoshye kuko urugamba nari mbagazemo bw'ubukode ngiye kuruharira Yesu yego urugamba uvuga ngo Mana ndabyo kujya mfite urugamba ngiye kuruguharira nahoraga ndi mu rugamba uvuga ngo Mana umufasha waje ndakaza afite uru rugamba kuko umufasha waje ndakaza afite ndacerekezo urugamba ndaruguhariye kandi uguhariye uratanga icerekezo umufasha wanje agiye gucuruza kandi mbifanye hano ni ukuri kw'Imana mute hano mbakuye kwizera ahanga mute mbakuye kwizera narwanaga urugamba ndazi ko Yesu ashoboye kururwana ariko ijambo ramye ngo urugamba surwacu none nitwicecekere ndeka ngubwe nshingiye Moridekayi Yesu yakuye ku irembo akaje ubwami akagifiriti y'ubwami yego akambara umwambaro w'ibwami akambara impeta y'izahabu yiturutse ubwami akaja kurara ku gitanda c'ibwami yari insuzugurwa yego nanjye mfikize kwizera arahani barigiye kundereka ari ikirere kizima mbuhuje sindage hari umuntu ukubonye bwa mbere ahangaha sibyo ndagira ngo uze kumubwira ahantu yagusanga uburyo yakubonamo yifuza ko musengana kuko naje gusanga nta kandi kazi ugira usibye ko gusenga ariko Yesu agiye kurema kandi nshingiye sindage karame 078 2 6 yego 49 16 dusubiremo 0788 yego 61 49 yego 16 moro y'Imana bane namwe karibu nisengesho turagushimye Yesu Mana mbuze uko nguvuga yego njingiye urugamba urwanya ku bwoko bwawe ngo haye icubahiro njingiye indambara uje uturwaniriye aya masaha ucashe njingiye amagare yatwirukagaho ya Faraho njingiye byari bidutuze mu mago turimo ukabibicecekesheje nabigushimiye njingiye uburwayi bwari butuza abantu kabucashe ubu burwayi habwe icyubahiro yego ndagushimye kuko uri Imana nziza ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga ndagushimye kuko hari ibyo ucecekesheje ku barwayi ndagushimye kuko hari indambaro urwanye mu ngo zazigiye gusenyuka ndagushimye latosifo ndagushimye kubwo umuntu ari gupanga kwiyahura ukuye umwuka wo kwiyahura habwa icubahiro Kristo ndagushimye kuko hari imiyaga ucashe ndagushimye kuko uhagaze ku marembo
y'igihugu cyacu habwa icyubahiro. yego Ndagushimye kuko ari ibyo ukoze, ndagushimye ko ari impanuka wahagaritse iyi ndege yari igiye gukora impanuka mu kirere. Ndasengeye iyi ndege mu izina rya Yesu, iyi ndege ndayisengeye Mana, ndasenze kuko uri umwami wo kwizerwa. Ndagushimye kuko urugamba ndagwabunga umupayiroti, urugamba rubu rwawe. Abanyonzi ndabasengeye, abamotari ndabasengeye, buri muntu wese wicara ku kinyabiziga ahava akagera, waba uri mugufi waba uri muremure, ndagusengeye Imana ituge ibyakutukaga mu ndambara, Uwiteka byegeze mu izina rya Yesu. Ndangije ngwifuriza amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. amen